Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe umunsi ku munsi tugenda tugaruka rero ku bigiye bitandukanye byafasha umuryango nyarwanda, ibyafasha ingo zimwe na zimwe kugira ngo zubake zitari mu makimbirane. Hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose hagenda hagaragara abashakanye hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga hagenda hagaragaramo amakimbirane agiye atandukanye, yewe rimwe na rimwe ugasanga ya makimbirane abyaye impfu za hato na hato. Ni iki rero umuntu ashobora gukora kugira ngo yirinde amakimbirane? Dore bimwe rero byagufasha mu gukemura amakimbirane ugiye kunga nk'abashakanye hagati y'umugabo n'umugore, cyangwa se imiryango imwe n'imwe ugiye kuyunga. Dore ibyo wakoresha rero kugira ngo ukemure aya makimbirane, amakimbirane yari ahari akabasha kugenda nawe utagize uruhande ubogamiraho. Njyewe ndi Isaac Niyonshuti, rero nimujye kure. Ni ingingo 6 nabateguriye turi buze kwifashisha n'amasomo amwe namwe turi buze gusanga muri Bibiliya ijambo ry'Imana ryabigarutseho. Duhere ku cyambere muri izo ngingo 6 tugiye kuba tubagezaho. Icyambere rero ni ukumenya ko hari amakimbirane ugiye kuba wakemura. Iyo umaze kumenya ko hari amakimbirane ubasha kumenya uburyo uyakemura, kandi ukagerageza kumvikanisha abantu uko ari babiri uko bafitanye amakimbirane. Ikibazo gihari bamara kukimenya bakabasha kumenya n'uburyo icyo kibazo kiri buze gukemukaho. Ugomba kubanza kumenyesha abo bantu babiri bafitanye ikibazo bo ubwabo bikabajyamo ko bafitanye ikibazo, nibwo babasha kumenya ikibazo ko gihari hanyuma kigakemuka. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero tugarukaho, icya kabiri ni ukugaragaza umuzi w'ayo makimbirane. Rimwe na rimwe hari igihe bitagenda neza iyo ushatse gukemura ikibazo utazi inkomoko yacyo. Ni ngombwa kumenya ikibazo ukakimenya bicukumbuye icyatumye ikibazo kibaho. Urugero, icyambere nko kubasha kumenya icyo abashakanye barimo barapfa. Hari igihe abashakanye bagirana ikibazo kinini kandi cyatewe n'utuntu dutoya cyane. Niyo mpamvu mu gukemura amakimbirane ari byiza kumva ibitekerezo by'impande zombi. Hanyuma rero wamara kumenya ikibazo kuri buri ruhande, nibwo ubasha kumenya uburyo ugomba gukemura icyo kibazo. Ntabwo wakemura ikibazo utabanje kumenya ikibazo uko gihagaze, naho wabihera. Ubwo rero ubasha kubanza kumenya ikibazo ku ruhande rw'umwe kuri umwe byifashe bite. Hanyuma rero wamara kubimenya ukabasha ukinjira muri cya kibazo ukagishakira igisubizo. Icya gatatu rero ni ukubasha kwita ku musaruro w'ibiva muri uko gukemura amakimbirane. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 5:23 turi bugeze uwa 24. Havuga ngo nuko nujya gutanga ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Reka twifashishe rero n'irindi somo dusanga muri Matayo igice cya 18:15 handitse ngo mwene so nakugira nabi uzagende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Kunga rero abantu si ibintu byoroshye, niyo mpamvu ari ngombwa kwegera abo wunga wifitiye icyizere. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda ubwoba, kubera ko ushobora kugira amarangamutima mu gihe urimo urunga abo ngabo uko ari babiri. Ikindi bigatuma rero waba ubogamiye ku ruhande rumwe, nyamara wakagombye gukemura ikibazo usa nk'uraramye, dore ko umunyarwanda
aravuze ngo iyo ujya gukemura ikibazo cy'abavandimwe urararama ukareba hejuru ukirinda kubogamira ku ruhande runaka. Icya kane tugarukaho, icya kane ni ukutita ku bantu ugiye gukemurira ikibazo cyane kuruta uko wita ku kibazo ugiye gukemura. Ko mu gihe cy'amakimbirane abantu baba bita na ba mwana, umwe avuga ngo uyu niwe wakoze ikosa, undi nawe avuga ngo si njyewe, undi nakavuga ati nuriya wakoze iri kosa. Icya gatanu ni ukumenya, icya gatanu rero tugarukaho ni ukumenya gushaka igisubizo cy'amakimbirane. Icya gatanu ni ukumenya gushaka igisubizo cy'amakimbirane, hanyuma ugashaka umuti nyine, ukavuga ngo abantu bari bafite amakimbirane, kuko umaze kuvuga amakimbirane ugiye gushaka igisubizo cy'amakimbirane kubera ko wabanje kumenya umuzi w'ayo makimbirane, kuko burya uranduye utemye igiti utaranduranye n'imizi, cya giti uko byagenda kose kizongera kimera, ariko nurandura ya mizi bivuze ngo cya giti nacyo ntabwo kizongera kumera. Icya gatandatu rero tugarukaho no gushaka amahoro, aho gushaka itsinzi, kuko gusoza amakimbirane ntihabaho utsinda n'utsindwa, ahubwo habaho abatsinda babiri cyangwa abatsindwa ari babiri, bitewe nk'uko abakimbiranye gushoje. Uba ugomba kubisoza nk'umukirisito, byose ugomba kubikora mu rukundo, kuko urukundo rukubiyemo ibyiza byose Imana yaduhaye, ikoresheje umwuka wayo wera. Dusoreza ku ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza wa 7 havuga ko urukundo rwihanganira byose. Nsoza rero reka mbabwire ngo abafitanye amakimbirane muba mugomba kwihanganirana, hanyuma abantu babashakira uburyo ayo makimbirane yanyu yajya ku iherezo, bikaba byiza mwumvikanye. Reka mbashimire rero, ngenda inshuti Isaac, bifuriza kugira weekend yuzuyemo ibyiza byose mwifuza.